Waramutse reka twinjire mu kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ikibuga cy'imirwano gikomeze gucurama ndetse M23 bakomeje kuyigabaho ibitero bikomeye cyane ndetse M23 imbaraga ziri gukomeza zigaragara nkaho ari nkeya. Iri joro cyangwa se amakuru azindutse cyangwa se ibyaraye biba muri iri joro, M23 ngo ni imodoka y'icyo yagendagamo ndetse biza kurangira ngo iyi modoka ngiwe n'ikintu mu muhanda ndetse mu guhagarara kw'iyo modoka ngo bavamo bagiye kugikuramo ndetse abasirikare bamwe na bamwe batangira kuva mu modoka bagiye gukuramo icyo kintu cyabujije imodoka kugenda ndetse biza kurangira ingabo za FARDC zifatanyije abarundi FDNB n'abandi basirikare bagiye batandukanye bahita babamashaho amasasu menshi cyane ndetse abari muri iyo modoka ntago bigeze barokoka ndetse kuko ngo ari abasirikare bageraga kuri 15 bari muri iyo modoka ndetse rwose ngo baje guhita bahagwa aho ngaho ndetse biri kuvugwa yuko M23 ikibuga cy'imirwano cyamaze kugenda gicurama cyane ugereranyije ukareba n'umuvuduko M23 yaririho by'umwihariko kivuye amajyaruguru Goma. M23 isa n'isango yaba yahamburwa ndetse biri kuvugwa yuko M23 ngo yamaze kuba yashinga bank kivuye amajyaruguru Goma ndetse leta y'Kinshasa yagaragaye iburira abaturage ko batagomba kubitsa muri iyi banki ndetse ko baba bari gutera inkunga uyu mutwe wa M23. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro ndakubitsa gukanda subscribe cyangwa se icyo bita sabone, ugakanda like warangiza ugakora share kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bibageraho 5 kuri 5, ariko by'umwihariko nawe wamaze kubikora uri w'agaciro ndetse n'uw'amahirwe. Reka twinjire muri politiki na diplomasi. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro kanda subscribe. Amakuru aramutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutwe wa M23 uri kugenda ugaragara umutwe uri kugenda utsindwa ndetse n'umutwe uri kugaragara nkaho ugiye kuba wafa mu duce tumwe na tumwe wamaze kwigarura ndetse FARDC cyangwa se abarwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa bari ku muvuduko udasanzwe ugereranyije na M23 umuvuduko yaririwe. M23 yamaze kuba yatakaza abasirikari muri iki gitondo. M23 imaze kuba yatakaza abasirikari benshi ndetse n'intwaro zitari nkeya ziri kugenda zitakazwa ndetse muri iri joro hari umukoloneli M23 imaze kuba yatakaza kuko yamaze kuba yafatwa n'abarwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Sadek cyangwa se by'umwihariko Sadek yaje mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse leta y'Kinshasa igashinja Sadek ko nta kintu yigeze ikora ndetse ko ibyo yaje gukora itigeze inabikora, ahubwo yagaragaye yishimira ko rwose iyi Sadek yaba yavuye kivuye amajyaruguru Goma ndetse igiye guca hano i Rubavu ikazamuka i Kigali ikaza gusubira Tanzania igakomeza ikava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bintu rero byashimishije leta y'Kinshasa cyane bitewe nuko n'ubundi nta kintu yigeze ibafasha ndetse icyo yaje gukora itigeze inagikora, ahubwo yarituramye gusa ndetse iraza kugaragara itwara intwaro zayo zose. Nta ntwaro iri buze gusiga, ibyayo byose iri buze kubijyana ndetse M23 yashinjaga iyi Sadek ko yagendaga ifata abasirikari babwe babipfugwa ikabarekura bakoherezwa kuri leta y'Kinshasa bakabasha kuza kurwanya uyu mutwe wa M23. Uyu mutwe wa M23 muri iki gitondo ukomeje kugenda ucurikirwaho ikibuga cy'imirwano cyangwa se ukomeje kugenda uraswa urufaya rw'amasaso ndetse ngo nambushi ikomeye cyane yaje ikorwa no ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Biza kurangira M23 ipfushije abasirikare bagera kuri 15 muri iki gitondo. Ituza Uvira turahasanga Wazalendo, turahasanga FDNB ubwo n'abarundi, turahasanga n'abandi basirikare batandukanye bafatanyije kurwanya uyu mutwe wa M23. Baracyatana mu mitwe kuko M23 iri kugaragara ikomanga cyane by'umwihariko hano Uvira, ariko yakoraho igataruka nk'ubitsa ko aba barundi cyangwa se aba ba FDNB bakomeje kwitanga bikomeye cyane ndetse bavuze ko aka gace ka Uvira nta na rimwe bakigera bakarekura, dore ko ariko gace
ariko gace bakunze gushoramo imbaraga nyinshi cyane, ndetse iri joro rero cyangwa se ibimatse muri iki gitondo ni uko M23 yagaragaye iri gukobaga bikaba iby'ubusa, ndetse bagakora operasiyo neza bikaza kurangira uyu mutwe bawusubije inyuma, ndetse ni abasasura intambara, ndetse by'umwihariko Kivu y'Amajyaruguru Goma naho ibiri kuhavugirwa ni abasasura amabombe, abapfa bakomeje gupfa kugeza ubu ngubu, inzirakarengane zikomeje gupfira muri iyi ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zigera izi nzirakarengane zigera ku bihumbi 7,500 zimaze kuba zakwitaba Imana. Ku mpande zombi abatari bakeya, ku ruhande rwa leta y'Kinshasa bakomeje kwicwa n'umutwe wa M23, ababiligi bakomeje gupfira muri iyi ntambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ababiligi bagera ku 10, M23 abatari bake bayo nabo bamaze kuba bafatwa na leta y'Kinshasa. Nta ruhande rutagenda rupfusha abasirikare kuko bose baba bari kurasana. Ushobora kumva intambara ukagira ngo ni imikino cyangwa se ukagira ngo ni filime, ariko nyabuneka ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo navuga ko ubu ngubu aribwo intambara yaba igiye gutangira, ariko motivasiyo ikomeye cyane ku ruhande rwa leta y'Kinshasa kubera umuvuduko iriho udasanzwe.